ikindi hari igihe ntekereza nakureba nkareba ukuntu Imana yakuremye ikakugira mwiza. Ni ukuvuga ngo Imana wowe kukurema yari ivuye gutembera mu birunga. ubu ngubu tuvugana aha ngaha Tonny yanamaze kumupangira, gusa amaraso ye iminsi 2 yonyine aramaze kunyobwa n'imbwa. niba wemeza kubizima hano mu utari kwa yahandi cyo kubishaka turajyana yo wagiye kubisha Jamanda ngiye ariko nashaka kukumenyesha ko nitufura tekana twite Sitakura kuizana kwa unakuvugana. ariko ndi sister wa James nkaba na murumuna wa Jane. Kuki? Ariko nyine papa, ubu nyine nabikemuye nashakira igisubizo nk'intore humura. Ngubu ibyangombwa bya company ndabifite mu kiganza. Hari igicucu. None se ibyangombwa ufite udafite uburenganzira bwo kumarana. Ibi ni ibicyunguri. Ibi ni ibicyo wanguriye ko. Gugu agiye gushyingirwa na mushiki we. ngo Mushiki wawe nyine. ngo Mushiki wawe nyine. Uzuko mushiki wawe gorete gusa. None mushiki wawe. Unajya bacanganyukiwe. Uyu mugabo sirisha kandi ako kuva na cyane. Uri kirabiranya kuva na cyane nabikubwiye. tuvugane Sitakura kuizana ko unakuvugana ndashaka kumenya ni imipango mwateguye mukaba mushaka kwica ubukwe bwanjye cyangwa koko n'umwana wawe mu nda. uravuga ndi urashaka kuvuga ndi ndetse tuvuye mu nzu ari ndi uvuze ngo Tonny n'umwana wawe na Gugu n'umwana uravuga Tonny se Tonny ndashaka kumenya nibyo cyangwa si byo. Njye nibyo nshaka kumenya. Ibyo nibyo bitumye umpamagara unzana hano. Ndashaka nkura mu nzu unzana hanze ari bigiye kubaza. Ndanda ndashaka kumenya. Ntago ni ndanda ndi papa wawe. Ndisco mu mutwanye na hanaguyemo kuri papa. Ubwo se papa wawe ni mu mutwanye na hanaguye kuri papa. Papa wawe ninde? Umva ninde? Jewe Ndisco sha. Ariko abana b'iki gihe jewe Ndisco ndashaka kumenya. Ni uri se wa Tonny cyangwa koko ko byarutwa nuko waba warapfuye ibi ngibi ntibigaragara. Niba nabyanze dufitanye isano. Simbishaka rero. Sicyo ushaka kumenya, sicyo ushaka kumenya. Hari ikintu ushaka kumenya. Uriya ni mushiki wawe. Hari ikindi washakaga? Amubyaye ryari? Hari ikindi washakaga? Amubyaye ryari? Bimenye gutyo. Oh, Celine. Yes, Brian. Thank you. Ça va? Ça va bien, Brian. Welcome. Thank you. Celine. Sawa. Ni sawa, Brian. Shirangu na mocha. Sheri wako Kenya. Au wewe. Nago wagendera inzira yanjye. Nago twagirana hano kabisa. Amuko pamoja. Atiko pamoja ni mocha. None se Celine. Ndashaka kumbwire neza.
shiri wanjye ko nayenze ko muri buzane umusize he? sheri wawe twari dufitanye gahunda yo kugirana hano juste amusize inyuma arakugeraho mu kanya ariko Brian ikintu nakubwira ni kimwe Kelly ya sheri wawe amaze kongeraho ndumva ndi hafi kumugarura amaze kongera hano so kubw'iyo mpamvu ntabwo nzakomezanya nawe rwose ngiye gufata ubuzima bwanjye mbeho njyenyine nawe abiha ubuzima yahisemo buriya buzima njye ntabwo nabushobora Ntabwo byumvikana. ko niko kuri vraiment ntabwo nakomeza kuva muri buriya buzima amaze kongera Kibazo aho ngo game zose zarangiye numva kampani muri mu maboko yanjye ikintu kinzanye rero ni iki nanje ngo nyine dutekereze twicaye nyine tujye inama tubi hano turi buhere ko nyine biri bugende Safi urumva twakora iki urumva byagenda gute cy'ingenzi cya mbere nuko ibyangombwa bya kampani bifite cya kabiri kindi nuko cece yamaze gupfa numva rero dufite aho guhera ahubwo ikibazo ni hehe kandi urabizi ko nanagusezeranyije kuzahita tuba manager wanjye so byo ndabikunze kandi ndabishima hanyuma se bibagize ikintu kimwe Cleo na Gugu babite byawe bizagenda gute Gugu nyine azicara mu bandi bakozi akore akazi nk'abandi bose cyangwa nabyanga azasubira icyaro none ahubwo se Afrika nzobwira ikintu kimwe wahita uramuginga mu Gugu tukamurangiza bite byawe ko byutse bonda inzugi ese shari kuri kuvuga nabi byagenze so byutse bonda inzugi se mpesha umutwe underanja sori wasi shari birancitse ntabwo mbikoze mbishaka nese shari nashakaga ko tuganira ubundi sheri wanshatse unkunda cyangwa warambeshyaga ntabwo nakinaga ariko nanone mpora nicuza ese wicuza iki mutware wanjye mpora nicuza umwanya nataye kuri wowe ndetse n'ingano y'amafaranga natakaje mu gihe cy'ubukwe urakicuza kuko ibyo kwicuza birahari uzicuza mpora nicuza nuko ntaho mfite naguta ubundi nakagutaye aho ntazigera nongera kukubona nsubije aho waguye ntaho uzi naguhebuka uzisubizeyo n'ubundi sinkigukeneye none se ubu ko warumbye ngo murazanye ngo umusizi inyuma umusizi ahambira iki ni imizigo ari guhambira ni ibere ari kwikoreza umusizi ari gukora iki Brian nakomeje guhishira Kelly kenshi cyane pe nkomeza nsenga mvuga ngo wenda harazahinduka ariko nkuko nabikubwiye yangeze ahangaha nta mpamvu yo gukomeza kumuhishira so umukobwa wawe ntabwo ashobotse umusheri wawe ntabwo ashobotse nta na gato can you imagine yuko twazana gatuza ahangaha ahita abona igisaza kimbyaye kimubyaye cyamubera se barasigarana ahandi niba ugira ngo ndakubeshya sohoka umurebe Kelly sohoka umurebe nakubwiye ko amaze gukabya ari hamwe n'umusaza umbyara uruta papa wanjye ngo ntabwo bishoboka oya ntabwo bishoboka ngwinde umusaza umubyara sohoka hanze ni urwo rwego agezeho ntabwo bishoboka ubu wamfashe ugasohoka hanze ko wagiye ntabwo bishoboka rwose uvuze ngo ari hanze ari hanze Brian ari hanze no musaza bari hamwe genda hanze urebe nyambutse amwereka ndaje nari maze kurambirwa sidi aya wense hose uransuza ariko nk'ubu nkawe koko ubu wananiwe kwifata koko nese hane habaye iki habaye iki se habaye iki hane ibiki nese byagenze yahana igendo bihamagara abasaza bamwirirwa muri kumwe ntazi abasaza bakubyaye kweli ubu kwifata neza byarakunaniye nese kibazo gihari n'iki ubundi reka mve muri ibyo ngibyo ubundi weho ndifata nka kogeti ngo usohokane aho kugira uzu ndebe ugasigara inyuma uhura n'ibisaza bikajya kugusambanya ibyo ni ibiki reka ntago birimo nta kintu ngo usobanure dore ni inshuti yawe ibimbwiye
genda ukomeza bikubwiye. Serine se ngo please sheri imbabara ndekura bikubwiye. twavuze ko tuzatandukanwa n'urupfu kereka n'urusaba rukaza kandi ruza rudateguje nuko nta mbaraga mfite nakaruhamagaye rukagutwara. urupfu ruza rudateguje rushobora kuntwara mbere cyangwa rukagutwara mbere kandi njyewe niba ndi mubi okay ubwo nyine nzakomeza mbisereri kuri wowe. Ntabwo ari isereri gusa niwo mutwaro mfite undemereye kuri iyi si. Ngenda umutwaro cyane. okay sa ubwo nta kibazo umutwaro muzagumana. Cyanyene ni ukumvira mu buzima. icyo nzi cyo nanjye ni ukuzicuza kongera nkaruhuka nk'uko nabyari bimeze. okay nta kibazo nzabibona. Afi nyumva baca umugani ngo iyo utemye igiti ukirandurana n'imizi yacyo. I know. Reka rero uriya muginga tumurangize sigaye twigaramiye. Nyine ibyo ndabyumva rwose 100%. Akumva bari bumwese ho gatoya pe turebe tubanze nyine turebe ikizakorwa gusa nazamura umutwe rimwe urabizi ko atatunanira. Reka tumuha agahenge turebye kwanza n'ukuntu ari bunitware. Ahubwo nanumvise ngo uriya muginga ngo n'ubukwe bwe bwapfuye. Shayi we narabyumvise di. Narabyumvise byanambabaje n'ukuri pe. Bimugirira impuhwe sha, bimugirira impuhwe ko nawe nazo yigeze kugirira. Ashaka kuvuga gutanga mu nkiko. Reka tumurangize tumusoze na muginga. Uzi ikintu cya mbere ahubwo turi bukoremo. Ndategura inama urumva abakozi bose. Kwanza tubamenyesha impinduka zabayeho ibiki n'ibiki. Tunabihanganisha ko nyirabuja yapfuye. Birumvikana ko utazabura nk'umuntu ugiye kwa manager bien sûr. Ntabwo mbyumvisha. Sa bega ntabwo mbyumva. Iki noneho yabaye iki? Muko gahombwira. Ndeba. Bigenze gute se? Na soni. Urajya kunteranya na sheri wowe? Cyabikora nari nkwiziye ariko nsanze nta nshuti mfite. Ngaho mbwira da. Harya mukongo wansiganye n'igiki? Ni gisaza. Ni saza cyo nakubeshyemo Kenya. Hanyuma si cyo gisaza nayo nagutumye. Nagusiganye n'igisaza kandi nari maze kurambirwa amafuti yawe so nabibwiye Brian sheri wawe kandi nabakwiye kubimenya ngiye ntago nyambeshye. Nari maze kurambirwa kandi ndakumenyesha ko ngiye gutandukana nawe ukaba ubuzima bwawe kandi nkabaho bwawe. Muko na soni. Ariko yendumiwe koko. Ariko wirengagije aho nagukuye. Nkura ese wowe. Ninjye kubesheje urumva ko gutandukana nawe se ni iki byangabanyaho. Ndishoboye kandi urabizi ko mu buzima bwawe ninjye ari ukubeshejeho. Udumbije nawe mama wanjye rwaye tutangiye kunyurira. Wakabimenye? Ntago ari wabuze aho upfunda imitwe. Cyo ntago bintunguye. Umva nkubwire seri. Ntago ushobora kugenda gutyo. Singize imfunguzo. Ngize imfunguzo. Iriya nzu ntago ugomba kwinjiramo gutyo. Icyo nkubwiye cyo iyo sura ngomba kumanza kuyikatagura. Uranyumva neza nonde munsi ntukamenye. Akabasazi baragwira koko. Ugarutse ko nkatagura se madame. Iki? Sawa. Ntumpingukire mu rugo. Ibintu byawe urasanga nabishumye. Urugo si urwawe ariko. Mama nari nguzi bihagije ku buryo wagombaga kubimbwira. Suguza amateka yaranze ubuzima bwawe. Kuva wavuka wasamwe mu buryo buruhanije bugoranye. Bavunga amazi atemba amanuka. Wowe twavuga ko amazi yazamukaga. Manuka jya umbwira muri iyo migani yawe mbwira ukuri icyo ushaka kumbwira n'ubundi ndumva nababaye bihagije bikomeza kumbabaza arambwira ibintu ntumva. Reka mbikubwire. Ndabizi ko ufite imbaraga z'umutima niyo mpamvu nagutoje gusenga kugira ngo uzagire imbaraga mu buzima bwose. Ubuzima bwose tubamo bubamo ingorane. Mama wawe yari umukobwa w'umunyeshuri. Ntabwo uri mama ariko noneho urafata agake se ngo bakuzanire hano ko byose biba bihari.
Shabra bireke meze neza rwose bigora. We nyemera. Serve. Uyamureke man. Munyiriye ose. Yataye. Kanya inyota iraje kwica wanze gufata kandi. Shaburya rero ngewe mba nizeye ko meze neza burya. None se ariko reka nze mbanze nkubaze. Uracyanca amazi koko ngo ndi umukene. Shase nta guca Brian. Ufite iki koko nyakwipfira we? Sigaye ndi umukire cyane. Ubu ngubu amafaranga kubera kundemera mu mufuko imifuko isigaye iremeje. Sigaye ucukura hehe ku buryo ubusa ufite nk'amafaranga kuri konti buriya? Ni menshi. Ubu ngubu cyakoze ntiyabuzeho nka miliyoni imwe. Miliyoni isukuye reka kwishinyagurira. Bari muri iyi minsi sigaye mfite deal nyinshi cyane. Nyinshi cyane kandi urabizi ndi n'umushoferi nyine. Ya. Shawara saze Brian. Wowe ndaguha amafaranga wawe ngize ukaza kwendataho. Uyamaye gute se ahubwo wa amafaranga gute? Hanyuma se niba ntayaguhaye nakaye kazi ukora kagwa miliyoni ku kwezi. Erega nje ndi umukiri. Ubu ngubu nsigaye mfite deal nyinshi nyina. Nakazi k'ubushoferi nako nsangana. Urabizi ko nsigaye mfite amafaranga menshi cyane. Okay. Ugatekereza ko nta makuru mbifiteho rero. Nana yagako. Uyageze utavuga. Cyakora kamubwiza ukuri. Ari amaraso urirwa umena. Azajya yirirwa kubungira mu matwi nta mahoro uzigera ubona. Ndakubwira ukuri rero biba uko byakabaye n'ubundi nk'uko twabivuze. Mama wawe ari umukobwa mwiza w'igihagararo nk'uko uyibona. Umukobwa w'igishongore Gugu. Ndandagira atya dore ko ndandaburiya nta nkumi yamucikaga mu gihe cye. Nta nkumi nimwe yigeze imucika. Agira atya bateye mama wawe nda. Mama yigaga mu mwaka w'amashuri yisumbuye, yigaga mu wa 5. Amuteye inda. Uranyumva neza? Amuteye inda, mama wari hanganira mugori ndira mu rushyi bishoboka. Agira cyara kubyara. Aho akimara kukubyara. Abona atazabasha gukurira. Ubwo hari mu gitondo ntigire mu misa ya kare mu gitondo. Ndebye hari ku marembo hasanga gahinja. Gafubitse neza, kambaye neza. Nkozeho numva uri muzima numva urarira. Nibwo nahise ngutera nkuzana mu rugo. Ariko ubwo mama wakimara kuhagushyira. Niyo makuru twase dukurikirana ngo tumenye washyize umwana. Mama yahise abona ko nta yandi mahitamo afite. Uzi icyambabaje ubwo yaba kinariho. Yahise yiyahura. Magingo naye. Mama yarapfuye yiyahuye. Azize umugabo w'umuhemu. Icyo mwisabira ni kimwe basi ifoto ya mama. Ntayo nabona. Nayikuraho kuko ntayo. Gusa uriya mugore ndandafite. Ni mukuru wa mama wawe. Ngo? Oya, mbwira aya masaha aho kazi ugiye kuma. Mbwira kameze gate. Ko byo mbwira mfite amatsiko yo kukumva. Ntabwo ari akazi. Cye ni ikiraka. Ariko se kankubwire, umwe mugiye kumikiraka. Iri joro ununyo 3 z'ijoro. Gugu nawe agiye gutaha byo gutuma ndaza hanze. Nike kirakwiye kuma. Burya rero usharika ngubwire. Olivier, muri twakoranye kuva kera. Nashaka kunyicira abantu babiri. Nashaka kunyicira abantu babiri. Ninde? Manzo mbwira wari. Ninde? Uhitamo bakwica se? Cyangwa bagutumye kwica urica? Uhitamo wica? Ninde ngimbwira ngo ninde? Ni mama wawe? Ndaguca amafaranga bitewe n'uwari we.